Ngenda kubwira namenye amakuru mba hano Gikongo nayivuyemo suzi ko twahunze twagera Igoma se abambere ntuzi tarabaho mugunga nari natashye ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8 1994 kwa 8 ndari hano muri Gisenyi ngi Kigali muri bya bibisi byawe ntabwo nigeze mbaduye rero nuko bashitse kongera ko amasura mbaya ariko nyine nuko nafunzwemo ngeze muri gereza sinicaye nkora ibintu bikomeye Victoire bashaka umugira nabi ngo bamwicire muri gereza njye bamenya makuru mbere nshaka directeur ndayamwihera murakoze ko mu mikoro ngo mvugane namwe nitwa Mukashyaka Saverina nkaba mvuka mu karere ka Rubavu umurenge wa Gisenyi ko twageze ahangare muri Mutobo habayeho kuba nari imfunzwe Perezida wa Repubulika amimbabazi zabeho mu kwezi kwa 3/2025 byabaye ngombwa rero ko tugezwe hangaha Mutobo tuje guhugurwa kugira ngo dusange abandi banyarwanda tutagifite ibyari byatumye tugera muri gereza mu mitwe yacu rero baratuvuguruye cyane kuko twageze hanga duhabwa amasomo menshi atandukanye barimo burembonera gihugu harimo gukunda igihugu harimo u Rwanda rwa kera rukibu Rwanda kugera ku Rwanda rw'uyu munsi ruyobowe na Perezida wa Repubulika nyakugira Imana waduhaye imbabazi akaduvana muri acurabona ibyagereza kugira ngo ntagwamo cyane ko murabona ko nkuzi uri muri gereza imyaka 11 wari uyisigaje bakubwiye baturi butahe wumva guzataha ko ukabona imbabazi cyangwa wumva guzataha ari ku gihano kirangiye mu myaka 20 nari nkatiwe nari nkoze 9 habayeho rero kumva ngo ndahamagawe ngo ntaye ibyo gutasi nari nkibitekereza nta nundi muntu ari kujya kuntekereza usibye nyakubahwa umunyembabazi uzhorana zujuje ibiganza bye akorana imbabazi nyinshi niwe wantekerejeho kuko nibonye muri izo mbabazi nari naranditse nzisaba kenshi karenze rimwe 2018 saba imbabazi Perezida wa Repubulika ariko nagiye kubona mbona ndashubijwe nuko nkaba mushima kandi nkaba numva icyashoboka cyose shobora kugifasha iki gihugu gishobora kunyura imbere mu maso cyangwa atagira ikintu gihungabanya iki gihugu cyangwa no kugisubiza inyuma abamva bati yego muri hariya mwarigishijwe mwahawe amasomo abari mu mashyamba bakavuga bati n'ubundi arakabari abazaza badufashe n'ubundi biranukubeshya wababwira iki bagifite iyo myumvire bari mu mashyamba bati barabazagaruka batwiyunge abantu bakiri mu mashyamba nabagira inama yo kwibwiriza bakavayo bagataha bakaza muri izo mbabazi nkizo twahawe kuko iki gihugu gihora giteze ibiganza kugira ngo abana b'igihugu batahe baze mu gihugu cyabo bakore igihugu cyabo izo mbaraga bari gutakaza mu mashyamba ariko batakaza n'abavandimwe babo n'abana babo bagwa mu mashyamba byarambabaje cyane ko nave abantu batazi gusoma no kwandika bitwa ngo bazi gufata imbunda twabanye n'abanga muri ayo mahugurwa muri iryo tsinda twahuguriwemo birababaje biteye n'agahinda kubona umuntu umureba igihagarara ukumva ko hari ikimuri mu mutwe naho ikimuri mari imbunda gusa urugamba hakiri kintu hari bagashoboye kandi nta n'ubundi bushobozi bafite bwo kugira icyo batwara kino gihugu kirarinzwe guhera mu mudugudu kugenda ukagera mu karere ukagera no mu ntara ukagera no muri kapitali ese urebye koko bafite imbaraga utubwije ukuri wenda uratubwiye ngo ntibazi gusoma ngo ni imbunda gusa ukurikije ibyaba byose nuko wabonye u Rwanda ubona bahandaho ntacyo bakora kuri iki gihugu cyacu ahubwo ikintu gihari nuko bakunze kujya babwirwa ibintu bibasebye igihugu kandi nabo ubwabaho bari ntacyo bafite babayeho cyabagirira umumaro usibye no kuva ku izima ari byo banatinya kandi iyo umuntu aciye bugufi rwose pe akagendera muri systeme twagendeyemo yo gusaba imbabazi no kuzihabwa igihugu cyawe ukagikorera wikorera ukiteza imbere rwose icyo gihe byagufasha kugira ngo uzagira iterambere ukagera naho abandi ugenda utera intambwe mu ntege za bagenzi bawe bagutanze gutaha muri rusange niki mwashemeranya kwa Perezida wa Repubulika munamwizeza nyuma y'imbabazi mwahawe ngiye ku giti cyanjye nka Mukashyaka Saverina Perezida wa Repubulika icyo mwizeza ni nacyo cyamparaga ku mutima kuko ngiye nkunda igihugu cyanjye namwizeza yuko iki gihugu ngomba kugikorera ibyo nshoboye ndacyabisubiramo ibyo nshoboye gukora nzabikora kugira ngo duteze igihugu cyacu imbere kugira ngo kandi hatagira n'undi muntu ukinyeganyeza nk'ibyo bihugu byo hirya no hino turukumva birimo amacakubiri birimo ibintu bitandukanye twe dukeneye ko igihugu cyacu kizahora ari intangarugero ahubwo abanyamahanga baza kugihugurwamo no kukivomeramo ireme ry'ubuyobozi
ubu ufite imyaka ingahe? mfite imyaka 60. 60. Harya waregwaga? Naregwaga kugambanira igihugu. Yego. Njye kubwira namenye amakuru. Mba hano Gikongo nayivuyemo. Suzi ko twahunze tukagera i Goma se abambere ntuzi tarabaho mugunga. Nari natashye. Ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8. 1994 kwa 8 ndari hano muri Gisenyi ngi Kigali muri bya bibisi byawe. Ntabwo nigeze mbaduye rero nuko bashitse kongera ariko amasura mbaya ariko nyine nuko nafunzwemo ngeze muri gereza sinicaye nkora ibintu bikomeye Victoire bashaka kumugirana nabi ngo bamwicire muri gereza njye bamenye amakuru mbere nshaka directeur ndayamwihera uwo mutabaye uteba no kuvuga ngo amakuru naramenye bafungwa bamupangiye kugira ngo bazaze bamurasire muri visite none wabe mu bintu byo kugira ngo bagende abandi bakugira urubiruka ariko n'abandi bantu bibanze kwa gatanu basibira niki bakunyamenya mbere y'igihe nyatangira kugihe. Reka tuvuge kuri icyo ugitaha ukagera mu muryango wawe uvuya byagenze bite wabonye iki cyagutungura? Ubwa mbere numvaga nkagomba kuba Gisenyi kuko ariho naburaniye nagiye mpurana ibibazo byinshi bitandukanye. Kubera iki utumva gutaha? Numva ko abantu bose kumva ko umuntu nkange ku myaka yanjye nari kugambanira igihugu ngamije kugira na Perezida wa Repubulika. Muri make wari ufite ipfunwe? Nari mfite ipfunwe ndanabyanga cyane numva ntagomba kugira ngo manuke ngero Rubavu ariko barambwira bati wowe turakubwiye ngo jyaho wabaga usubire aho wari uri bakuzi banamenye ko izo mbabazi zabana zihawe. Byabaye ngombwa yuko ngenda ariko ngenda nikandagira bamvanye hano Mutobo badushyira mu modoka amamodoka meza aratujyana tugeza ku akarere karatwakira n'ubuyobozi bwa Gisenyi buratwakira batujyana inama yo kujya mu murenge mu kagari ku mudugudu kwisibo aho hantu igihugu kirarinzwe n'ababandi babeshya ngo bafite uburyo bazongera kujya bacengera buhoro buhoro binjiramo bakagira ikintu bakora baribeye. Twasanze amakuru ya Mukashyaka Saverina n'umugabo w'Ingarambe Emmanuel ari mu kagari hose mu murenge ko twuje n'amanimero ya telefone mu mudugudu. Twari tuzi ko tuzagenda twikandagira rero ku buryo wabonaga umuntu yamara kuguhobera ukamukurikiza amaso gutyo tukavuga uti ashobora kuba agiye gusigara mbwira abo bari kumwe ntawo mwanya ntawo bafite. N'abaturage bari mu gihugu bari twiteguye turagenda tujyamo twisanga rwose unamaze kubyibuha ameze neza ko wari uzi ko barakwakira nabi. Nari nzi ko bari bunyakire nabi, nari nzi ko rwose nta kintu na kimwe nanabaganiriza ngo mbabwire ariko barambwira ati ibyabaye byarabaye. Niba harabayeho kwibeshya ku buyobozi, niba harabayeho kuba warabikoze, ibyo ntitubireba dukeneye umunyarwanda muzima uje noneho usobanutse ugomba kuba wajya hari ukatugira inama nk'umuntu ukuze tukagira icyo dukura mu impanuro duhaye. Ntago dukeneye kwirirwa tukurebaho. Ubwo nguko ntangira gushima Imana mvuga ni iki gihugu kirimo umuyobozi mwiza Paul Kagame Imana igimugira neza mu bintu byose bitandukanye kuko yarahabaye nawe nkuko Imana yacu habikaturinda. Murasuhuzanya mugaseka n'abaturage bose turajya mu masoko ugahaha kimwe n'abandi wafite amafaranga ukagura imbuto wafite amafaranga ukagura ibyo kurya ntawe ukudindiza ngo avuga ngo ndabanza uriya oya uhagaze imbere y'umukiriya bese akubwira ati karibu kiriya ukafata icyo ufata nta gusigara bavuga bati mwamubonye wa wundi waburaniraga ku karere wagambaniye igihugu wari hariya muramwibuka oya. Ibyo nasanze ari byo wari ubyibitseho nanjye namaze kubyiyambura mbisubiyemo kuko mbibajijwe n'itangazamakuru nabo ntabwo najyaga kugira ikintu nirwo. Ubu uryohewe na ndi umunyarwanda? Ubu ndi umunyarwanda nyirimo kuko nayihuguwemo kandi nkanagezanye nkiguramo nk'abo bandi bose mbifurije kuva muri ayo mashyamba bakayasohokamo neza bakazana izo mbaraga zabo bari gupfusha ubusara muri Kongo nayo babaho birukanka bitwa ngo barimo batanabakunze batanabemera nibatahe baze mu gihugu cyababyaye igihugu kibakorera imishinga kibatere n'inkunga iyo natwe tugiye guterwa uyu mwanya yo kwiteza imbere.